Ni ibiganiro biri guhuza igihugu cy'u Rwanda ndetse n'igihugu cya Botswana. Ruzinduko abayobozi batandukanye bo mu Rwanda cyangwa bakomotse mu Rwanda nyine bagiriye muri iki gihugu cya Botswana giherereye mu majyepfo ya Afurika. Hari byinshi biri kugenda biganirwaho, hari amasezerano agomba gusinywa hagati y'ibi bihugu byombi, ndetse ikindi nuko ugomba no kumenya bamwe mu bayobozi bitabiriye ibi biganiro, birimo minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda, barimo umuyobozi w'urugaga rw'abikorera mu Rwanda, ndetse n'umuyobozi mukuru wungirije w'urwego rw'igihugu rw'iterambere RDB. ubwo tutibagiye nyine n'umushyitsi mukuru w'umuyobozi perezida w'u Rwanda nyakubahwa perezida Paul Kagame, nawe utegerejwe kuza kwakirwa. Tugiye kuba tuganira rero kuri byinshi biri buze kugenda biganirwaho, ndetse ndakubwira ko hari n'inama ya mbere yamaze gusa naho igenda irangira. Hari byinshi byaganiriweho n'ibyo tuje kugira ngo tubabwireho. Bengaziana ni inama, duhere ku umuyobozi aka kanya, umuyobozi minisitiri Nduhungirehe ndetse na mugenzi we w'ububanyi n'amahanga w'igihugu cya Botswana, nabo bahuriye mu nama. Ni inama bavuga ko ari ya komisiyo ihoraho ihuriyeho n'ubufatanye bw'ibihugu byombi. Ni inama yiswe GPCC. Ni inama yaganiriye ku bintu byinshi ariko birimo n'umubano by'umwihariko w'ibihugu byombi. Ari nayo mpamvu hajemo aba baminisitiri ariko bashinzwe ububanyi mpuzamahanga bw'ibihugu byombi. Yego nibyo bivuze neza. Minisitiri kubonamo mbere na mbere minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda n'ubutwererane, kuko ntabwo ari minisitiri w'ububanyi n'amahanga gusa, n'ubutwererane buba buriho Jean Patrick Olivier Nduhungirehe na mugenzi we Fenyo Butare. Bihita bigaragaza ko bimwe mu kintu cy'ingenzi ko nabo bayoboye inama, abakuru aba bayobozi b'ububanyi n'amahanga nta minisitiri uko ari babiri. Ubundi mu ijambo rya minisitiri mbere yuko ngiye cyavuga ndabanza ari ryo mbanza kuvugaho. Yego. Jean Patrick Olivier Nduhungirehe yagaragaje umubano ukomeye uri hagati y'ibihugu byombi, anashimangira ko ari ngombwa kunoza ubufatanye mu by'ubukungu hagati y'ibihugu byombi. Ubundi abaminisitiri bombi bashimangiye bashimirangizwa ry'amasezerano agera kuri 6 y'ingenzi aza gushyirwaho umukono mu ruzinduko rw'akazi n'ubundi Perezida wa Repubulika y'u Rwanda aza gutangira kuri uyu munsi. Ariko uyu munsi tariki ya 6 Gicurasi, ariko ntago warakirwa. Icyo bishatse kuvuga rero ku impamvu nayinzanyemo abaminisitiri n'ibyo yaravuze, mbere na mbere yumvishemo minisiteri z'ububanyi n'amahanga, ni ukuvuga ko umubano mwiza wari uri hagati y'u Rwanda ndetse na Botswana noneho ushobora kuba ugiye gushyirwaho irindi tafari, ukaba washyirwa ku yindi ntera bitandukanye n'abari, kuko Botswana ni igihugu kinini, ni igihugu gikungahaye, emwe tuvuga nyine ibihugu bikize. Ni igihugu dufite ibintu byinshi twacyumviraho, kandi ni igihugu mu bijyanye na politike cyangwa se diplomasi bafite ijambo ikomeye muri by'umwihariko mu karere barimo cyane. Ikindi nuko ni ibihugu byombi bidakora ku nyanja. Rero bamwe mu banyapolitike ariko akenshi bibanda ku bijyanye n'ubukungu bavuga ko iyo ibihugu nk'ibi ngibi byiyunze cyangwa bigahuza imbaraga, byorohereza private sector yo muri kimwe muri ibyo bihugu kuba babona amasoko y'ibyo batunganya cyangwa ibyo bakora, ariko yagutse mu bindi bihugu. Ari no mpamvu ntekereza ko hanagiye umuyobozi w'urugaga rw'abikorera aka kanya, nawe akaba yagiye mu gihugu cya Botswana nawe kuganira ku kijyanye nuko kwagura umubano hagati y'ibihugu byombi, ndetse no gukereya ayo masoko aba agomba kuba yafatirwa icyo nakwita nk'umurongo, yashyirirwaho umurongo wagutse kuri ibi bihugu byombi. Ari no mpamvu dushobora gutangira kujya tubona umusaruro w'ibihugu bitandukanye watangiye kugenda utwarwa, uwavuye mu Rwanda ukaba wajyanwa muri Botswana. Wavuye muri Botswana urazi ko bakungahaye cyane ku bijyanye n'umusaruro w'ibikomoka ku matungo. Urazi ko bo barorora cyane izo za fromage, ayo mata
cyangwa ibyo bicuruzwa ariko bikomoka n'ubundi kuri uwo musaruro, tugiye gutangira tubone urujya n'uruza hagati y'ibi bihugu byombi. ari nacyo kintu ntekereza ko nyine haba hagiye abaminisitiri ariko bo mu nzego zitandukanye. Yego, kuko niba ariyo minisitiri w'ububanyi n'amahanga ariko hakabaho n'umuyobozi mukuru wungirije w'urwego rw'igihugu rw'iterambere RDB. Ibyo ngibyo bita bigaragaza ko bimwe mu byajya muri uru ruzinduko cyangwa se iyi nama ikigamije ni inama ubundi yashyizwe mu mwaka wa 2019. Nuko noneho ku bijyanye n'ubukungu bw'ibihugu byombi, ibihugu byombi bigomba kungukiramo, ko yaba u Rwanda rugomba kungukiramo ndetse na Botswana. Harimo nk'uko bivuze bakungaye ku bikomoka ku matungo cyane, barorora. Yego, ariko natwe hari ibyo dufite nk'ikawa y'u Rwanda, icyayi cy'u Rwanda ndetse n'ibindi. Hari uburyo noneho hashobora kuba koroherezwa kuba icyayi cy'u Rwanda cyajya kigira muri Botswana, abanyabotswana bakagikonsoma ariko bitabahenze, ndetse nabo ibyo bikomoka ku matungo tukajya tubikonsoma ku buryo butaduhenze. Ninekeza ko ariyo mpamvu y'ingenzi RDB ishobora kujya n'indi mishinga itandukanye. Botswana ishobora gushora imari mu Rwanda, abanyarwanda bagashora imari muri Botswana. Ibyo byose ni ibyitezwe ko bishobora kuza kuganirwa cyangwa se bikaza gusinyirwa muri iyi GCC, kuko yitezwe ko haza gusinywa amasezerano ubucuruzi n'ishoramari, ukorana kw'ibigo ndetse najyanye n'ubufatanye hagati ya RDB n'ikigo gifite ubukungu mu nshingano ara mu gihugu cya Botswana. Bivuze ko harimo, iyo bavuze ngo ni ugusinya amasezerano kw'ibigo bibiri, harimo kuba bahugurana, ikigo kimwe kuba cyakora amatuwa yo kwigira ku kindi, ndetse noneho n'imishinga y'ibihugu byo, kuko nka RDB ifite umushinga wabaye successful cyangwa se wakunze, uyu wa Visit Rwanda. Nabo bashobora kuba nk'ikigo gishinzwe ubukungu ni cyangwa se iterambere, ikigo gishinzwe iterambere hara muri Botswana, ishobora kuvuga ati gute babigeneye ko RDB ifite iyi Visit Rwanda ariko ifite na Tembera u Rwanda. Tembera u Rwanda ikorerwa n'abari imbere mu gihugu, Visit Rwanda ni mpuzamahanga. Yego, kandi wibuke ko nanone muri Botswana naho bafite igice kimwe cy'ubutayu. Yego, buriya butayu buri muri Namibia n'ubundi bukora no kuri Botswana. Hano hantu nyine ubwo bukerarugendo buba kukwiye kuba baza kutwigiraho uburyo tubikora, tukamamaza izo ngagi, tukamamaza ubwo bukerarugendo butandukanye bw'u Rwanda, izo nyoni, ishyamba, pariki zitandukanye. Ari no mpamvu nyine nabo baba bagomba kongera imbaraga mu bijyanye n'umubano hagati y'ibihugu byombi kugira ngo bazabone n'uburyo baza no gufata amasomo kuri ibyo ngibyo babona dushoboye. Yego, niyo mpamvu ndi kuvuga nguko nka Visit Rwanda rwose n'umushinga wa RDB wakunze, why not kubera iki bo batajya gushyiraho Visit Botswana? Yego, kuko bafite inshuti byakunze. Niba RDB byitezwe ko iza kugirana ibiganiro n'ikigo nabo cyo muri Botswana gishinzwe iterambere, bashobora kuvuga ati byagenze bite, kandi nabwo Botswana nabo hari imishinga bagiye bakora itandukanye, u Rwanda nabo rwajya kwigira. Ibyo ngibyo nkabona iyi nama mbere y'uko abakuru b'ibihugu wenda baza guhura ngo basinye amasezerano, ariko noneho no mu bindi bigo ya mu banyi n'amahanga, mu bashinzwe ubucuruzi n'imari, ibigo by'iterambere nabo hari icyo baza kungukiramo. Noneho amasezerano y'abakuru b'ibihugu yo akaza kuba ameze nk'ashyira cyangwa se apfundikira noneho ya mikoranire myiza, cyangwa se bakabashyizeho noneho itafari, bakavuga ati ibihugu byombi noneho bigendera ahangaha, umubano wacu ukomeze kugenda uba mwiza. Ubwo ni inama turibuze gukomeza kugenda tubakurikiranira, abayobozi batandukanye bari buze kugenda baganira ibitandukanye, iyo mirongo migari yose bari buze kuganira yose turibuze kugenda tuyibagezaho. Niyo mpamvu tubabwira muti mukande kuri subscribe, mukande kuri share kuri ibi biganiro bitandukanye, ubundi ibiganiro uko biri buze kugenda bisozwa, uko tugenda tumenya amakuru update turibuze kugenda tuyabagezaho 5 kuri 5.